muraho neza. Niba uri umunyeshuri wiga mu mashuri yisumbuye cyangwa se muri kaminuza, uyu munsi hari amahirwe mashya cyangwa se ushobora kuba atari ubwa mbere wumvishe iyi nkuru. Ikindi kandi aya mahirwe nkuzaniye ushobora kuyabyaza umusaruro kandi ukabyaza umusaruro ibi biruhuko byawe ugiyemo. Nk'uko mubizi abanyeshuri benshi mwageze mu biruhuko, ariko hari amahirwe adasanzwe ku bantu biga cyangwa se ku bantu basoje senior 6 cyangwa se ku bari kwiga kaminuza. Cyangwa se bari kwiga muri senior 6. Holiday Remedial Learning Program yatangiye kwakira biyandikisha. Iyi gahunda izatangira kuva ku itariki 27 z'uku kwezi kwa karindwi turimo kugeza ku itariki 28 Kanama 2026. Ubwo abazatoranywa bazafasha abana mu masomo y'ibiruhuko ayo musanzwe muzi nk'aho ari yo bita Remedial Program. Mu kwiyandikisha rero usabwa kuzuza amazina yawe, ishuri wigaho cyangwa se ishuri wigaho, ikigo cy'ishuri wigagaho cyangwa se icyo wigaho. Ikindi usabwa kuzuza ishuri ugiye kwigishaho. Ikindi ugahitamo niba ari irya leta cyangwa se riri private cyangwa se babyita iryigenga mu Kinyarwanda. Ikindi kandi ugahitamo combination cyangwa se ugahitamo ibyo ukabyandika muri form ndi kubereka. Ikindi ukongera guhitamo ishuri wifuza gufashamo abana, ugahitamo umurenge, ugahitamo akarere, ubundi form ukabura yisoje. Ni amahirwe rero yo gukoresha ubumenyi bwawe, kunguka ubunararibonye cyangwa se uburambe no kugira uruhare mu guteza imbere uburezi. Niba ushaka kwiyandikisha, reba link iri muri description cyangwa se muri comment yashyizwe hejuru. Uraza kuyisanga comment ya mbere iri muri description, urasangamo link cyangwa se uyisange muri description y'iyi video. Kandi niba iyi video igufashije, kanda like, subscribe, share kugira ngo n'abandi banyeshuri babone aya mahirwe. Sharing inshuti zawe, ubwira inshuti zawe ati link ngizi. Kandi ikindi niba ufite ikibazo cyo applyinga cyangwa se uri kwibaza ngo wabigenza gute kwiyandikisha muri iyi gahunda, wanyandikira kuri nimero uri kureba kuri screen yawe, ubundi ngagira gute nkagufasha, ariyo 0789501586. Ahangaha rero wari wisanze n'ahandi ni kuri Skillnet Rwanda. Niba rero iyi video wayikunze kandi ukabona nawe ukeneye kwiyandikisha, bwira sharinga inshuti zawe mwigana, abanyeshuri uyu munsi n'abandi kuvugana nabo. Sharinga abanyeshuri mwigana, abavandimwe bawe ubona bakeneye kubyaza ibiruhuko umusaruro, bakunguka ubunararibonye, bakagira imico biga kandi bakagira uruhare. Ubundi urubyiruko ugomba gufasha igihugu, kubaka igihugu cyawe, ndetse ukubaka ukagira uruhare rwawe ugaragaza, ukagaragaza icyo ushoboye mu gufasha aba bana. Rero muze dufasha aba bana. Mbabwira ngo rero ndabakunda, reka ne gutinda ne gufata umwanya munini, gusa yari update nabagezagaho. Mbabwira ko link irahari yo kwiyandikisha, ni Google Form wuzuza, ubundi reka duhure muri video z'ubutaha. Gusa Skillnet Rwanda mwigisha uburyo ushobora gukoresha ikoranabuhanga ukaribyaza umusaruro, ukora application nk'izi ngizi, application z'ama scholarship, izakazi nk'izi ngizi zitandukanye. Ubundi mbabwire ngo ndabakunda, kandi nyine ukwanga ubundi sinzi icyo yaba ashaka. Umuntu wese ukunda kureba Skillnet Rwanda n'umugisha udasanzwe n'amahirwe adasanzwe. Kandi ibi nkora byose ntabwo mbikora ku bwanjye, ahubwo mbikora ku bwanyu, kuko mbereka amahirwe yaho muri. Kandi iyo bibagiriye umumaro, nkumva hari umuntu umwe nshobora kuba mfashije, ibi bintu biranshimisha cyane, nkumva nabikunze kandi nabyo bintera morale. Niba rero muhari, mukore like, share na comment kugira ngo mumbwire ko muhari, kuko iyo mbonye abantu bahari biramfasha cyane, bikanyereka ikindi kintu ngomba gukora. Abanyeshuri rero duhure, urubyiruko rwacu duhure, ndabakunda. Ngaho rero duhure ubutaha. See you then. I love you so much. Mbakunda kubi, mbakunda kubi. Forever, I love you so much. Hello, this is Skillnet Rwanda. Skillnet what? Skillnet Rwanda.